nawe nzasaba kungirira impuhwe sindi uwo kugirirwa impuhwe. Niba unkunda uharanire intego naharaniraga kandi nzakomeza guharanira ubuzima bwanjye bwose, ariyo urukundo hagati y'Abanyarwanda, ubwubahane hagati y'Abanyarwanda no guteza imbere ubwisanzure kuri bose. Deo Mushayidi. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo ndetse n'amakuru. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi butsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi rero tugiye kureba inyandiko Deo Mushayidi yanditse mu mwaka wa 2007 mbere y'imyaka 3 ngo ashimutirwe i Burundi akajyanwa mu Rwanda, aho yakatiwe igihano cyo gufungwa burundu muri cya kinamico cyitwa ubutabera gikinirwa mu Rwanda. Iyo nyandiko ifite umutwe ugira uti FPR Inkotanyi na Runari namawi aho bukera turasubira muri 1959. Iyo nyandiko ikaba yaranditswe nyuma y'imyaka 14 nyuma y'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Abanyarwanda. Ubu twanone turi nyuma y'imyaka 14 iyo nyandiko yanditswe. Turayisoma ukwiri nanjye guti nimwe duhinduyeho kugira ngo urubyiruko rutamenye urugamba rwa Deo Mushayidi narwo rurumenye. Inyandiko itangira igira iti: nyuma y'inyandiko ya Padiri Fortunatus Rudakemwa yitwa Priorité numéro 1 Régler les comptes au Bahutu, yasohotse kuri izi mbuga ku itariki ya 9 z'ukwa 12 mwaka 2007, nsanze ari ngombwa kugira icyo mvuga kuri bimwe mu bibazo bikomeye yakomojeho byugarije igihugu cyacu n'ubwo abategetsi bacyo bakomeje kubyirengagiza nkana. Mushayidi nshuti nkunda urahura cyakoma, abawe turagusabira, abawe turamuzirikana. Mushayidi nshuti nkunda urahura cyakoma, abawe turagusabira, abawe turamuzirikana. Nibyoroshye nanone kuko muri iki gihe hakiri abantu benshi batiteguye kubona umututsi atinyuka kuvugira ahagaragara ibyo benshi mu Banyarwanda bavugira mu matamatama, cyane cyane iyo atoboye akavuga amateka ajyanye 1959 kandi agaragaza impungenge z'uko dukomeje kurangara FPR izayadusubizamo. Nyuma yo gushishoza rero misimo kuba mbere na mbere umuntu un être humain, human being, umunyarwanda, yenda iby'ubututsi be binagiye ku ruhande. Noneho ngatinyuka kugaragaza uko ibintu byifashe muri iki gihe, kabone niyo naba ndanduye inzuzi niziranduke n'ibirimba zishire mu mayogi, ariko mwene Kanyarwanda atangire ubuzima bufite icyizere, kitikanga inkongi, nigitinya umuhoro, nigihore ku nkeke y'ingoyi n'agafuni cyangwa ngo gihore mu bwoba bw'intambara z'urudaca. Ese ubundi abo bashorwa mu bwicanyi si Abanyarwanda bene wacu? Nanze kuba muri babandi barababwira abashowe mu bwicanyi ngo barapfa urwo bapfuye, none misimo gukubitira ikinyoma ahashashe. Kuki 1959? Kuko nta munyarwanda n'umwe ugeze mu kigero cyo gusobanukirwa utari yumva ibigwi by'uwo mwaka, nubwo bivuga mu buryo butandukanye. Ukuntu u Rwanda ruyobowe muri iki gihe bifite inkomoko mu mwaka wa 1959. Abafashe ubutegetsi mu mwaka wa 1994 bari bamaze imyaka 4 yose baburwanira n'ababwegukanye mu mwaka wa 1959, benshi mu batutsi bamaze kwicwa, gutwikirwa no gucibwa mu gihugu. Uretse kuba injiji no gukunda byacitse, ubundi uwifuza ko ibi byasubira yaba ari umugome n'umugizi wa nabi. Kuko ibyabanjirije umwaka wa 1959 n'ibyayikurikiye ari byo byibarutse intambara ya 1990 yaje gusozwa n'itsembabwoko n'itsembatsemba umwaka wa 1994, ndetse ingaruka zabyo zikarenga impaka y'u Rwanda zigasakara mu bihugu byinshi, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire. Ikibazo Hutu-Tutsi. Kuri iyi ngingo ndagaruka ku buryo iki kibazo cyari giteye mu mwaka wa 1959, umuti cyahawe n'ingaruka zabyo.
ndanagaruka kandi ku buryo icyo kibazo giteye muri iki gihe, umuti gihabwa n'ingaruka n'inya ko byazatera. Ikibazo Hutu-Tutsi muri za 1959. Aha nekereza ko twakifashisha igitabo cya Padiri Karibwami Justin w'Umututsi yandikiye mu Faransa aho yabaye igihe kirekire. Icyo gitabo yise Le catholicisme et la société rwandaise mu mwaka w'1962 cyasohokeye muri edition Présence africaine mu mwaka w'1991 kuva ku rupapuro rwa 447 kugeza ku rupapuro rwa 455 rw'uwo mutumba w'amapaji akabakaba 600. Karibwami avuga uburyo ikibazo Hutu-Tutsi kigiye mu nteko nkuru y'igihugu muri Kamena 1958. Karibwami avuga ko iyo nteko yabanjirijwe n'akanama k'impuguke kari kashyizweho n'umwami Mutara Rudahigwa ngo gasesengure imiterere y'icyo kibazo mbere yo gutanga raporo mu nteko nkuru y'igihugu. Mu bari bagize ako kanama k'impuguke, ku ruhande rw'Abahutu harimo 4 bari banditse manifeste y'Abahutu aribo Niyonzima Maximilien, Mulindahabi Kariyope, Ndahayo Craveri, Habyarimana Gitera Emmanuel n'abandi Bahutu 2 aribo Bicamumaka Barutazari na Bendanunguka Jean Marie Vianney. Naho ku ruhande rw'Abatutsi harimo bamwe mu bari bagize inteko nkuru y'igihugu nka Mungarurire Pierre watwaraga Bwanacyambwe, Padiri Kagiraneza Jean n'abandi. Ako kanama kamaze iminsi 15 yose kiga ikibazo Hutu-Tutsi gashingiye ahanini kuri manifeste y'Abahutu yanditse ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu mwaka w'1957 no ku zindi nyandiko zinyuranye zirimo amabaruwa menshi yagaragazaga akarengane k'Abahutu n'ibyifuzo byabo. Inteko nkuru y'igihugu yabivuzeho iki? Nkuko Karibwami abisobanura, habanje kwibazwa niba hariho ikibazo Hutu-Tutsi koko. Yewe ndetse hajemo no kwibaza niba Abahutu n'Abatutsi babaho. Iyo nama yari yobowe n'umwami ubwe ikurikiranwe n'imbaga y'abaturage benshi ngo bari bazinzwe no kumva ko ibibazo nyabyo bibugarije byigwa. Ngo yaje gusanga nta Muhutu nta Mututsi babaho, ngo habaho Abanyarwanda naho Ubuhutu n'Ubututsi bikaba ibyitiriro. Karibwami akaba yarabyanditse gutya mu Il fut également affirmé qu'il était difficile sinon impossible de dire qui au Rwanda était Tutsi, Hutu ou toi. La qualité importante pour chacun, disait-on, c'était le fait d'être rwandais. Tutsi, Hutu ou toi, c'était des espèces de surnoms auxquels il ne convenait pas d'attacher de l'importance. Il fut dit que le pouvoir rwandais, de tout temps, n'avait jamais favorisé une ethnie plus qu'une autre, que par conséquent, pour la promotion aux charges publiques, les mêmes pouvoirs s'intéressaient toujours de la même façon à toutes les candidatures qui se présentaient. Page 451. Mu gushimangira ibyo, umwami yasomesheje amabaruwa yari yandikiwe n'Abanyarwanda mu bwoko bw'Abahutu ngo bitandukanya na bene wabo biha gushora igihugu matiku n'ubutiriganya bazana ibibazo by'amoko kandi nabyariho mu Rwanda. Ils affirmaient faire confiance totale au mwami et à ses chefs et être heureux de la façon dont était dirigé le pays. Inter parla spécialement de Joseph Habyarimana Gitera en demandant qu'il soit mis en prison. Page 452. Mu myanzuro y'iyo nama, umwami ubwe yagize ati: ndahamya nibeshya ko bibaye ubwa mbere kuva u Rwanda rwitwa u Rwanda ko humvikana iki kibazo kimaze iminsi kigirwa muri iyi nteko, kandi ihangana hagati y'abatuye igihugu nicyo kintu cya mbere kibi kibangamira amajyambere yabo. Nta muntu n'umwe wamuza gucira urw'abagome, abantu batinyuka kubiba no gukwiza ibyifuzo nk'ibyo bibisha kandi biteye isoni. Kandi ubwo mbere yo kujya mu ruzinduko mu Bubiligi nyuma y'iyo nama, umwami niyabuze kugira ati: mbasabye nkomeje mwese mbere y'uko ngenda ko mwafatana mu nda kugira ngo muzibire kandi murwanye icyo ari cyo cyose cyahungabanya cyangwa kikamunga imbaga y'inyabutatu ijya imbere. Abateje ubwumvikane buke bose bakwiye kugawana igihugu cyose ku mugaragaro kandi bagahanwa nk'abagome bose. Umutima wanjye
Kuri Ndabaga TV turabashimira uko mukomeje kudukurikira muri benshi, abatarakora subscribe twabashishikariza kuyikora. Inyandiko ya Mushayidi ikomeza igira iti nabapfira gushira. Padiri Bushayija Stanislas, umwe mu bari bagize inteko nkuru y'igihugu, yabwiye abari aho ko badakwiye kwirengagiza iki kibazo, abumvisha ko ku isi hose ariko bigenda, ko iyo abantu batangiye kugaragaza akarengane bagirirwa, abategetsi bakabyirengagiza, bakabareba babarenza ingohe, uburi kera birangizwa n'imyivumbagatanyo. Ibyo ngibyo umuntu yabisanga muri Revue Nouvelle tome ya 28 nimero ya 12 Desembre 1958, page kuva kuri 594 kugera muri 597. Banze kumwumva kugeza ubwo iryavuzwe ritaha kandi ritaha nabi. Ikibazo utututsi nyuma y'1994. Intambara yo 1990 n'itsembabwoko ryayirangije mu mwaka w'1994 byatumye ibibazo by'amoko birushaho kuvugirwa ahagaragara. Ariko nanone ugasanga biri mu rwego rwo kwibasira ubwoko ubu n'ubu, aho gushaka ibisubizo nyabyo kandi birambye ku kibazo gikomeje kuzinzikwa. FPR imaze gufata leta yahanaguye ubwoko mu ndangamuntu. Icyakora itsembabwoko ryari ryarabwanditse mu bwonko bw'umunyarwanda uwo ari we wese, ndetse n'umuryango w'abibumbye wari wabihaye umugisha mu gihe wemezaga ko mu Rwanda habayeho itsembabwoko. Bamwe mu banyarwanda bibwira ko tugiye twese kuba umwe, ndetse leta ya FPR itamo kwitwa y'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko kandi hariho ikibazo cy'itsembabwoko rigomba kubazwa abarikoze kandi biganje mu Bahutu, tutaretse n'ibindi byaha biremereye ariko bidakurikiranwa kugeza ubu kandi byibasiye Abahutu. Inama z'ubwiyunge ziteranira buri mwaka i Kigali zibwira abanyarwanda ko bose ari bamwe. Itegeko nshinga rya Repubulika naryo risa n'iryemeza ko nta bwoko bubaho mu Rwanda. Yewe ndetse n'abavugizi ba FPR nka Sebasoni bakunze kwandika kenshi basa n'abemeza ko nta bwoko bukibaho mu Rwanda. Kimwe no mu 1957, inyandiko ya Padiri Fortunatus Rudakemwa utari mu Rwanda mu mwaka w'1994 ngo abe yaregwa itsembabwoko mu buryo ubwo ari bwo bwose, iragaruka ku karengane k'Abahutu mu Rwanda rw'ubu ngo rutarangwamo amoko. Ngoreye gato ibyo avuga, sinemeranya nawe ko akarengane yavuze kihariwe n'Abahutu, Abatutsi nabo kabageraho, cyane cyane abarokotse itsembabwoko. Gusa rero singendereye gusaba Padiri Rudakemwa kuvugira Abatutsi ku gahato. Yahisemo kuvugira Abahutu kandi uburyo yerekana agahinda bafite si byo kwirengagizwa. Nagombye kujya gusesengura ibitabo, ibisubizo leta ya FPR yahita iha Padiri Rudakemwa, nabona ibintu nkawe biroroshye. Nuko afite ingengabitekerezo ya jenoside, ko abiba amacakubiri mu gihugu kitabamo amoko, ko nta kibazo Abahutu bafite kuko batanabaho. Ibyakurikira icyo kirego bimuhama nta kindi kitari uguhanwa nk'umugome wese. Gusa rero aricyo dukwiye kwibazaho. Mfite ingero zirenze 100 z'Abatutsi bagaragarije mu buryo bunyuranye ko batumvikana na FPR mu mitegekere yabo, ndetse bamwe bakanayinenga ku mugaragaro. Abo ngabo akenshi FPR ibanza kubita Abahutu mbere yo kubakanira urubakwiye. Yewe niyo iketse ko ushobora kuba utumvikana nayo nubwo waba utarabigaragaza, yihutira gukwirakwiza hose kuri umuhutu. Ibyo kandi bigakorerwa mu bunyamabanga bukuru bwa FPR nyirizina, bikozwe n'abakada nka Aimable Bayingana, bihagurutse akabizana n'i Burayi mu manama asenya ishyirahamwe Ibuka yo mu Bubiligi, ubundi akabikorera kuri izi mbuga. Ibyo bikaba bigaragaza neza ko imikorere nk'iyo iri mu nshingano yahawe. Ibyo uko FPR yemeje kwikiza abanze kuyoboka mu Batutsi ibahindura Abahutu, ni nabyo biri kwisonga mu nzangano n'imanza zadutse muri Ibuka yo mu Bubiligi. Mu rwego rwo kwerekana ubututsi bwabo butavangiye, bamwe mu Batutsi bakoreshwa na FPR barutse kwadukana kuri izi mbuga ubushakashatsi bushya bwiswe gastronomie tutsi. Byongeye kandi bamwe muri abo Batutsi ubu n'ubunyarwanda baraburenze bahinduka Abayahudi kushite, bibumbiye muri Havira. Abatutsi b'Abanyarwanda bayirimo hafi ya bose ni abayoboke ba FPR. Aho rero ibyo Padiri Fortunatus Rudakemwa avuga bigirira ishingiro, nuko umututsi FPR imaze guhindura umuhutu bashobora kumwica, kumufunga se, kumwambura utwe. Maze abandi Batutsi bagasana bumva ko bisanzwe ko umuhutu yahura n'izo ngorane, musonga we nubabuze gusinzira. Niba kwica
kwambura, gukenesha no kurenganya umuhutu bigaragara nk'ibyemewe imbere y'abatutsi bamwe n'imbere y'ubutegetsi bwa FPR ndetse n'imbere y'abahutu bahindutse buke kabiri. Ni ukuvuga ko hakiri ikibazo cy'akarengane tutagomba kurenzaho uruhu rw'amazi. Aha ni naho nsanga inyandiko ya Rudakemwa ifite ireme ikaba ikwiye kwitabwaho. Mushayidi akomeza agira ati Runari na FPR bihurira he ku kibazo cy'amoko. Nubwo Runari nta gisubizo yahaye kiriya kibazo nk'uko twabibonye, nibura we yagize ubutwari bwo kugitega amatwi iracyumva. Yemwe umwami yanashyizeho impuguke zo kukiga. FPR yo ni igikozwa ku bwayo nikibaho, nta mwanya yajya kuko nta moko akibaho. Yagiye hehe? Runari kimwe na FPR bavuze ko nta bwoko bubaho. Nyamara intego y'ingoma ya cyami iguma kuba imbaga y'inyabutatu ijya imbere, mu gihe abahutu binubiraga kuvuzwa uburenganzira bumwe na bumwe. Nta mushefu w'umuhutu wariho, hariho abasushefu nabo bake. Muri icyo gihe ibwami bemezaga ko nta muhutu warenganaga, ko ari umwuka mubi wazanwaga n'abantu bagombaga guhanwa nk'abagome kubera umwiryane w'amoko atanabaho bakururaga muri rubanda rw'umwami. Mu gihe ikibazo cy'amasambu cyavugwaga, bigaragara ko abahutu bari muri benshi bayavukijwe, dore ko n'ubundi ari nabo benshi mu gihugu. Ibwami bo bavugaga ko ibyo nta shingiro bifite ndetse ko ari ubwa mbere babyumvise. Mu gihe abahutu binubiraga kutajya mu mashuri no mu butegetsi, ibwami bavuga ko bakwiye kugena abakandida boherezamo kuko ngo nta wigeze abaheza. Uko byagenze ibara umupfu. Mu ikubitiro abakoloni b'icyo gihe bashyigikiye umurongo umwe na leta yariho y'umwami, maze barayishora nayo irushaho kwihuta yayobye, igeze mu rwobo bayivanaho amaboko. Uko byaje kurangira ni agahinda. FPR nayo rero mu gihe idahwema kwemeza ko nta moko ariho, nibura kuvuga ko habayeho itsembabwoko, kandi ni koko. Ariko iyo muri gacaca abahutu biciwe na FPR babuze ibyabo, ubutegetsi bwihutira kubabwira ngo vuga uvuye aho. Abatutsi biciwe na FPR bo ntibanatinyuka kubihingutsa kuko bahita babita abahutu bikaba biwaniyemo. Mu gihe bavuga ko nta moko ariho, nibuza ko havugwa ingengabitekerezo ya jenoside, nayo ngo ni indwara yihariwe n'abahutu kandi batakibaho kuko ngo nta bwoko bukirangwa mu Rwanda. Bamwe bakunze kwikoma ikigega cy'abacitse ku icumu. Icyo ubundi cyari mu bintu bitagoye gusobanura. Iyo kidahurirana n'ivanwaho n'ikigega cyari gisanzwe cyo gufasha abanyeshuri batishoboye muri rusange. Kubera ko itsembabwoko ryakozwe na leta yariho mu 1994, nawajyaga kurakazwa no kubona yayisimbuye igerageza kugoboka imfubyi n'abapfakazi ndetse n'ibibuga byasizwe iheruheru na leta yayibanjirije, kuko burya leta irakomeza. Iyo ikigega nk'iki kibayeho ariko leta ntiyite ku bibazo by'abandi bana b'abakene nk'abavuye i Burundi, i Bugande, muri Tanzania, Congo n'ahandi, ndetse n'abana b'abahutu basanzwe mu gihugu batishoboye, kubuza Rudakemwa kwamagana akarengane k'abahutu byaba ari ukwigiza nkana. Abahutu na bene gihugu nk'abandi. Nanone sinabura kubaza Rudakemwa impamvu avuga abahutu gusa, ariko kandi n'uburenganzira bwe. Ashobora kuba ari bazi kandi abana nabo. Mu by'ukuri igikwiye kuzirikanwa si Padiri Rudakemwa ku giti cye, aho avuka, uko atekereza n'ibindi. Ni ngombwa kureba niba ibyo avuga uko yabivuga kose ari ukuri. Kubizimanganya, kuvuga ko abantu bareshya kandi atari byo, ni ukugwa mu mutego w'inteko nkuru y'igihugu 1958. Le Conseil supérieur commanda une fois de plus que l'on pose davantage de candidatures des Hutus, soit pour accéder à des charges politiques et administratives, soit pour que des étudiants puissent bénéficier des bourses d'études. Nanone mu gitabo cya Karibwami page 454. Nanone gusaba bwoko mu ndangamuntu, ariko agakomye kose uti niba abandi bo kwa Habyarimana na bino kwanza wowe ibyawe nibisobanutse, bashaka kuvuga ko buryo ushobora kuba uri umuhutu. Ni ikimenyetso cy'uko ubwoko ari bwo bushingirwaho mu kubona uburenganzira buri munyarwanda wese ubundi agenerwa n'amategeko. Ndetse nshobora kwemeza nashidikanya ko abahutu mu Rwanda nubwo bagira imyanya bate, bari ku murongo wo hasi mu busumbane buranga u Rwanda muri iki gihe. Ndetse n'abahawe imyanya tubona mu nzego zinyuranye ni kimwe n'abahutu bari abagaragu b'ibwami, bashingwaga imirimo nzamuragihugu ariko bagahishwa amabanga. Ibyo nanone babisangiye n'abatutsi barokotse itsembabwoko.
cyakora aba icyo barusha abahutu nuko bamwe muri bo beruye bakivovota bakicwamwo bamwe kimwe n'abahutu bicwa nk'intama. Abo bacikacumu iyo imbaraga zo guhangana zibashiranye akenshi ababishoboye bahunga igihugu. Nanone ariko kuko mu barutashye harimo bafitanye amasano, habaho ubwo bamenye amabanga y'igihugu ndetse n'abategetsi, hakaba ubwo biniguye batabikanga cyane. Ibyo ariko ntibibahindura abagenerwa murage b'ingoma, baravundaguzwa kimwe n'abahutu bakicwa ntibabazwe. Impfu z'abarokotse itsembabwoko ziri muri urwo rwego kandi ntizibabaza leta kuko ntacyo ibikoraho, ahubwo irazitwaza kugira ngo irangize imanza zimwe ifitanye n'abahutu. Ibi byarabayeho mvuka iri kumberi, ndumva ntawatinyuka kumakanya. Mbese abahutu bose n'abicanyi? Sinemeranya n'ahamya ko abatutsi bishwe n'interahamwe gusa kuko atari byo. Ibi byaba ari ukwirengagiza uruhare rw'abaturage benshi bakoreshejwe n'ubutegetsi mu kwica cyangwa kwicisha abaturanyi babo ku misozi. Nyamara ariko kwemeza ko abo baturage bose bijanditse mu bwicanyi kwaba ari ukwirengagiza ko abarokotse hafi ya bose babikesha ahanini guhishwa no gutabarwa n'abaturanyi babo bari bitandukanyije n'ubwicanyi. Ibi ni byo Rudakemwa avuga agira ati iyo abahutu bose bahaguruka nk'umuntu umwe mu batutsi bari mu Rwanda na Niyonka yajyaga kurokoka. Ndakomeza ariko ndibutsa ubishaka wese ko hashize imyaka 14 itsembabwoko ribaye. Umwana w'umuhutu wavutse mu 1994 ubu akaba akiri muri Kongo n'umuryango we, FPR imwita umwicanyi. Gihamya y'ibyo ni disikuru yo ku itariki ya 7 Mata 2007 Perezida Kagame yavugiye i Murambi ku Gikongoro. Nawe uribagirwa amagambo yavuzwe na Sezibera Richard ku itariki ya 27 ukwezi kwa 11 2007 kuri BBC ubwo yasubizaga Madame Alison de Forge wari umaze kwemeza ko interahamwe zisigaye muri Kongo zibarirwa ku ntoki, ko hasigayeyo urubyiruko n'abarwanya leta batakoze jenoside. Sezibera ati washinze Kiliziya Gatolika ntabwo kuba uwashinze Kiliziya Gatolika yarapfuye bisobanuye ko abamukomokaho batakiri abagatolika. Aya magambo yanyibukije aya Sederi igira iti inyenzi nibyara ikinyugunyugu, cyangwa ya RTM hagati mu itsembabwoko ngo ukubita imbeba nababarira n'izihaka. Yananyibukije ayo Kagame Paulo yabwiye Jeune Afrique ngo umwana w'umujenosideri nawe aba ari umujenosideri. Ibi ni ngombwa kubigaruka kuko byerekana ukuntu FPR ifata abaturage bo mu bwoko bw'abahutu. Ibi ni ngombwa kubigaruka kuko byerekana ukuntu kuri yo abahutu bose n'abazabakomokaho bose nabicanyi. Niba rero umuhutu agomba kwicuza ibyaha bye, akicuza iby'abasekuruza be ataretse n'iby'abazamukomokaho, biragoye kwirengagiza ibikubiye mu nyandiko ya Rudakemwa. Ariko cyane biragoye kwirengagiza urwango umuhutu uboheye muri iyo nzoberanyo yagira ubutegetsi bwa FPR n'abatutsi bwitirirwa. Ikinera impungenge kurushaho nuko kuva nabaho nacyurirwaga ubuhake bwakozwe n'ingoma ya cyami nigeze menya, nkurira muri iyo frustration ari nayo yaneye kuyoboka FPR ubwo yavugaga ko irwanya ubutegetsi bwimakaza izo ncyuro nigeze nemera. Ibi byambayeho ninde mututsi bitabayeho? Yibwira se ko uko yarameze icyo gihe abandi bari mu bibazo nk'ibyo yarimo icyo gihe batamera nkawe? Mu Gifaransa baravuga ngo les mêmes causes produisent les mêmes effets. Impamvu zisa zitera ingaruka zimwe. Imvururu zo mwaka w'1959, intambara yo mu 1990 n'itsembabwoko ryo mwaka w'1994 byose bifite inkomoko mu gupfukiranwa frustration kwagiye gukomoka mu myumvire y'ubutegetsi bwa cyami n'ubwa Repubulika nkuko bwagiye bukurikirana, ariko bukaba bukomeje gusa kandi ntacyo bupfana kuko ubundi Repubulika n'umwami byakabaye bitandukanye. Igihuza ubu butegetsi bwombi ariko nuko buri gihe bwagiye bwiharirwa n'ubwoko bumwe. Runari yarinutsi mbere ya byose na FPR ikaba ruko. MDR Paramutu yari imutu mbere ya byose na MRN de Muvuma yari uko. Uvuze umututsi rero nibagirwa n'umuhutu. Nta bundi buryo bwo kubivuga ko n'ukuri guca mu ziko ni gushye. Muri ubwo butegetsi bushingiwe ku moko, abantu mu bundi bwoko binjijwemo babahawe ubuhake. Si abagenerwa murage ahubwo ni nka yanyana y'intsindirano yonka ariko ikazira gutsimba. Nzi ko hano hari abazambwira ngo muri FPR harimo abahutu kandi bakaba mu nzego zinyuranye z'ubutegetsi.
nyamara si bo ba nyir'ubutegetsi kuko nyir'ubutegetsi ari ubashyiraho. Uwo se ni umuhutu cyangwa ni umututsi? Mu Rwanda rwacu nta saranganya butegetsi riharangwa, ngo ubutegetsi nyubahiriza tegeko bugenzurwe n'ubutegetsi nshingategeko kandi bwose bwubahe ubutegetsi bw'ubucamanza. Usanga leta ari umuntu umwe n'agatsiko ke. Runari y'umwami Nyirinka n'ingoma ntayitandukane na FPR na nyirayo wahindutse nyir'urupfu n'ubuzima. Bose kimwe, uwo bemereye kubaho abaho, ibindi ni ukubizirikana ukazunguza umutwe. Muvandimwe mushayidi, itahe n'ubusa, ritabaye ubusa wadutashyeho, icyizere kiracyariho. Imana, Imana, Imana niyo nkuru. Mushayidi nshuti nkunda, urahura cyakoma, abawe turagusabira, abawe turamuzirikana. Turagana ku musozo. Inyandiko ya Mushayidi ikomeza igira iti: makanya ubugome. Nanze gushyikira ko mu Rwanda habaho ba nyamupfa nibarire, nanze ko gagiza ikibi ngo nkunde nserukane na bene wacu duhimbarwa mu mafuti. Nibyo ku itariki ya 6 Mata 2005 nifatanya n'abanyarwanda bibuka ababo bishwe kuri iyo tariki 1994. FPR yitwikiriye bamwe mu batutsi yarabinjije n'ubu yabigize incyuro. Icyo bibeshyaho ariko nuko bibwira ko nabikoze mu rwego rwa politiki. Nsanga mu gihe cyose abantu bazahumiriza bakemeza ko ku itariki ya 6 Mata 1994 nta cyabaye, nta n'ikigomba kwibukwa, haza abasigaye gato ngo inkongi yongere igurumane. Na kuri FPR itoteza ababyibutse burya ni ukwibuka. Mbese harya umwana wa Habyarimana aririye se si uburenganzira bwe? Kuki se ahubwo igihugu kitakwibuka umuntu wakibereye perezida? Ubu se Kagame washyizeho komisiyo yo gucukumbura iby'urupfu rwa Habyarimana niwe wamwibagiwe? Ariko ubwo mubona niba perezida asuzugurwa kugeza naho batibuka umunsi yapfiriyeho, umuturage nyarucari hari uzamenya uko yaraye, uko yaramutse, uko yapfuye n'icyo yazize? Aha niho mbona ibisobanura by'impfu zidasobanutse za hato na hato zibera mu Rwanda kuva FPR yafata ubutegetsi. Kwica undi nibikiza, uwapfuye bamuhinga ku musibo ndetse nta n'ubukibuka ko yabayeho. Aho bikabiriza ariko nuko n'ugerageje kumwibuka iyo badasangiye ubwoko bamuhindira iciro ry'imigani. None se ndiba ngiye uri hanze y'igihugu banyamagana ngo nibukanye n'abibuka Habyarimana, ndetse bwacya ku itariki ya 7 Mata bikanabazindura kunyurukana mu cyunamo cy'abatutsi bene wacu, ubwo umuturage wo mu Rwanda watinyuka kuganira ku kibazo cy'abatutsi n'abatutsi yararakaramuka. Ngewe rero aho umunyarwanda wese azibuka uwe wishwe cyangwa wanazize indwara nkabimenya nzajyayo. Abanyarwanda barakubititse bihagije ku buryo uwabona uko afasha undi akanamuba hafi yabuzuwe adakwiye kuzuyaza. Aho niho ngayera by'umwihariko amagambo ya Dr Murigande Charles utinyuka gushinyagura ngo Colonel Kiza Augustin yasanze bene wabo muri Congo kandi azi neza ukuntu yiciwe ikami n'abasirikare bo mu ngabo za FPR. Biba bibi cyane iyo bivuzwe n'umuntu uvuga ko ari umukristo nyamara akarenga agatandukanya ukuri kw'imamo n'ukuri kw'Imana. Kiza se ntiyasenganaga na Murigande mu itorero rimwe? Agashinyaguro ka Murigande ariko karamenyerewe. Mu mezi ashize mu gihe abacitse ku icumu bicwaga umusubizo, yarihanangiriye atangariza radio Okapi ya MONUC ikorera muri Congo ngo mu Rwanda hari guverinoma y'abacitse ku icumu. Ibyo bikaba bisa no kwemeza ko abacitse ku icumu bafite uruhare mu icwa ryabo kuko bafite ubushobozi bwagije bwo kwirindira umutekano. Niba rero ko umututsi ari ugushyigikira imyitwarire nk'iyo kwimakaza urupfu n'akarengane no kubisingiza iyo bigiriwe abandi, makanya ubugome nivuye inyuma. Nanze kuba umwe muri abo maze ubishaka zance mu bitwa bacu, ariko kandi ntibazatinda kubona ko bibeshye nubwo bitazabura kumbabaza. Mu nyandiko ya Mushayidi arangiza atangaza icyo yifuriza abana bose b'u Rwanda mu gice kigira giti icyo nifuriza abana bose b'u Rwanda.
aho bigeze ndasanga abacitse ku icumu nanjye nikuyemo bakwiye kurekeraho aho kwemera kuba imbata za FPR kuko igira uko igenda kandi nk'uko nabivuze bakaba atari abagenerwa murage. Nyuma yaho ubutegetsi bw'abahutu bwabateje bamwe mu bahutu bari baturanye bakabatsembera imiryango. Icyo FPR ikora ni ukubateranya n'abahutu babahishe cyangwa bakabatabara. Nyamara ku rundi ruhande ntacyo FPR bamarira uretse nanone kubateranya hagati yabo ubwabo bagahora baryana bapfa ubusa. Ubwo nuko FPR yuruka isi yose ibasabisha imfashanyo ibitwaza abona amagufa y'ababo menshi acyanitse ku gasozi kuko leta yanze ko yashingurwa maze amafaranga aturutse muri izo nkunga bakayakoresha mu kubaka Kigali yabifatiye leta. Dore nk'ubu mu Rwanda harabarurwa imiryango 69,355 y'abacitse ku icumu batagira iyo bataha. Abo nibiga kuko batariho. Aha ni naho numvikana na Padiri Rudakemwa iyo agerageza kwerekana ko ikigega kitiriwe abacitse ku icumu kibagezaho imfashanyo koko. Ahubwo kukibitirira bishobora kuba ubundi buryo bwo kubateranya n'abahutu babanaga mbere y'umwaka w'1994. Naho ubundi Padiri Rudakemwa mubwije ukuri nayobewe aho amafaranga y'icyo kigega ajya. Mu gihe yayoboraga seminari y'Icyangugu yiboneye ubwe ukuntu icyo kigega n'abakozi bacyo cyahembaga ari bo bamamazaga FPR maze amafaranga akivuyemo akaba yo kugura abayoboke. Abacitse ku icumu rero nibasigaho kwiteranya n'ababafashije kurokoka ejo batazaba nka wa wundi wabonye isha itamba agatana urwo yari yambaye. Abahutu nabo bakwiye kurekera kwikoma umututsi cyane cyane wacitse ku icumu bakabazwa ahubwo nuko bamwe muri bo bashwe mu bwicanyi bwibasiye abatutsi kandi mu by'ukuri ntacyo bungukiyemo. Bikikije abatutsi babanaga basangira kabisi n'agahiye none hadutse ababanena. Ubwo se koko barungutse? Nibave ku giti dore umuntu umwanzi wabo ni ingoma ya FPR s'abatutsi. Ni ingoma ngome irimo abatutsi nanjye ndabizi ariko burya iyo bayitiranya n'abatutsi muri rusange birambabaza. Abatutsi muri rusange bakwiye kumenya ko inkoni kubise mu cyo bayirenza urugo. Ubutegetsi bwa FPR busuzugura abahutu naho abatutsi bukabahindura ibikoresho by'ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi. Bakwiye guhumuka bakabwitarura amazi atararenga inkombe kuko ibyo bakoreshwa none ejo bashobora kuzabikorerwa. Kagame Paul yarabyivugiye Irukumberi ati iyi si nigira imbabazi. Byaba kandi biteye agahinda ni bamwe mu mpunzi zo hambere zasuzuguriwe i Bugande zigasuzugurirwa i Burundi zizira ivangura zimakaje uyu munsi ivangura mu gihugu zikesha imivu y'amaraso ya bene wabo. Nibahaguruke bamagane ivangura aho ryaturuka hose kuko ari ryo ryica rigatera ubupfubyi ritaretse n'ubuhunzi. Leta ya FPR nayo ndayibwira FPR nayibayemo tuza gupfa nk'ibi byose narondoye. Iyo iza gushyira mu bikorwa imigambi yavugaga n'abanyarwanda baba kibarizwa mu buhungiro. Padiri Rudakemwa Fortunatus ntiyajyaga kwandika nka biriya ahubwo yajyaga kugira ati Rwanda après la pluie le beau temps. Rwanda nyuma y'imvura ibihe byiza. FPR rero ikwiye guha ihumura abaturage bose ikabaha uburenganzira bungana kandi bemererwa n'amategeko. Igatinyuka igashyira mu kwemera kwayo ko n'abahutu ari abantu, ko abacitse ku icumi ari abantu maze abanyarwanda muri rusange bakaba magirirane. Ibyo bizaha icyizere FDLR bahora baterana amagambo kandi niyo leta izagira intege zo kwegera FDL baganire nk'abantu ndetse b'abanyarwanda. FDL burya n'abantu ariko nibakomeza kubambura ubumuntu babita abajenosideri negative force abagatolika bakomoka ku bandi bagatolika abana b'abajenosideri bazahinduka ikibazo kandi gishobora kuzarangira nabi. Ibikuta bivuga ubu byaba ari ukugoma no guhemuka. Sinshaka kuzavuga ejo ngo quid farcerem que je puis faire nashoboraga gukora iki nyamara nkabivuga ntacyo nyiramiye. Abwirwa benshi akumva beneyo. Do Gracias Mushayidi i Buruseli ku itariki ya 11 ukwezi kwa 12 mwaka 2007. Icyumvikana nuko iyi nyandiko
Mushayidi yayandikiraga abacikacumu ba jenoside bahuriraga ku rubuga. Ikibabaje rero ni uko nta munyarwanda n'umwe wumvishe ibyo yavugaga, kugeza aho n'ubu ngubu nyuma abantu bagipfa bazira ibyo yavugaga, kugera n'aho mu gihe bafungaga Kizito abenshi muri bo bicecekeye nk'uko yari yabibabwiye ati babanza kugira umututsi umuhutu abandi bagaceceka. Ikindi umuntu yakwibaza, ibi bintu byo kumva yuko umuntu yagiriwe akarengane kuko ari uwo mu kiswe ubwoko butandukanye n'ubw'uwundi muntu, uwundi muntu akicecekera, ni ibintu bigayitse cyane, kuko abanyarwanda twakwize mbere na mbere kuba abantu, tukaba abanyarwanda, ubundi tukabona kwiremamo ibyo byiswe amoko. Igihe cyose tutazagera kuri iyo ngingo, dushatse twanareka no kuvuga iterambere, kwigeranya n'ibindi bihugu, kuko nkeka ko turi kimwe mu bihugu bikeya umunyagihugu yumva ko undi muntu bahuje igihugu ntacyo bapfana. Ubwo rero mu kurangiza, niba namwe mubona Mushayidi nk'intwari, niba muharanira ibyo yaharaniraga, musangiza abandi ikiganiro, cyane cyane urubyiruko nyarwanda, kugira ngo babimenye. Twakongera kubasaba kuduha subscribe, like, kandi ngewe twari kumwe ndi Constance Mutimukeye. Imana y'u Rwanda ibahe urukundo n'amahoro. Mushayidi nshuti nkunda, uracyakoma, abawe turagusabira, abawe turakuzirikana. Wahise mu rukundo urandura urwango, wifuje gusasa inzobe w'intambara icike, uri umuhanuzi w'ihumure n'ineza, abatakuzi bakagukeka kubanga, kandi uri imbuto y'urukundo, kandi uri imbuto y'urukundo. Mushayidi nshuti nkunda, uracyakoma, abawe turagusabira, abawe turakuzirikana. Mushayidi